Reka tubashimire cyane mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi kuri Matwi Smile TV. Uyu munsi tuje ku kamaro ko guhoberana, ibyiza byo guhoberana. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tugushishikarize utarakanda subscribe, urebe munsi ya screen yawe urabona ijambo riri mu ibara ry'umutuku, urikandeho kugira ngo ujye uba uwa mbere kubona ibiganiro byacu ndetse n'amakuru yacu. Reka dutangire. Wigisha isomo ryerekeranye n'imitekerereze ya muntu muri Carnegie Mellon University, ari nawe waruhagarariye ubu bushakashatsi, yagaragaje ko guhoberana ari ikimenyetso cy'urukundo mvamutima kandi bigafasha gutanga ibyiyumviro abantu baba bakeneranyeho, bityo bigatuma habaho impinduka nziza ku bwonko maze stress ikagabanyuka. Guhoberana bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Iyo umuntu ahobereye undi, ibyumviro by'uruhu byohereza amakuru ku mitsi ikorana n'umutima, cyane cyane ku gice gishinzwe kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, maze kigakora akazi kacyo neza ko kuwuringaniza. Guhoberana kandi byubaka icyizere mu bantu. Abashakanye cyangwa abakundana ibi bashobora kubyumva vuba. Iyo umukunzi wawe yakumenyereje kuguhobera maze igihe kimwe akaguhereza ikiganza, wumva umugizeho ikibazo ndetse bamwe bashobora no kubipfa. Iyo ataguhobereye wumva ko atakikwishimira nka mbere, cyangwa se ko afite undi muntu aharaye asigaye abikorera. Niyo mpamvu guhoberana byongera icyizere mu bantu bafitanye umubano wihariye. Guhoberana kandi binoza imikorere y'umutima. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya North Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko abantu badahobera abakunzi babo baba bafite umutima utera cyane, ku buryo ushobora gutera inshuro nyinshi mu munota ugereranyije n'uko umutima w'undi muntu ukunda guhoberana utera. Icyanyuma ni uko guhoberana bituma umuntu akora akazi mu buryo bunoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'Abadage bugaragaza ko iyo umuntu avuye mu rugo ahoberanye n'uwo bashakanye cyangwa se abagize umuryango, yirirwana akanyamuneza, bityo agatanga umusaruro mwiza kurusha utabikora mu kazi ke ka buri munsi.